Tekereza ku gihe giteye ubwoba, ubuzima buri kuzimira mu gace kitwa Gorigota, aho imisaraba 3 yari ishinze, aho umwe wari ubambweho umwana w'Imana Yesu w'i Nazareti, aho yishyuraga ibyaha by'inyoko muntu. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku byerekeye Yesu, ahubwo munyemerere tuvuge ku yindi misaraba 2 ndetse n'abantu bari bayibambweho. Ibisambo 2, ubugingo 2 bushenjaguwe, amaherezo 2 y'inzira zitandukanye zahinduye amateka tubona uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imibereho y'abari abagabo ndetse n'amasomo dushobora kuyikuramo. Turaza kurebera hamwe ubuntu bw'Imana ndetse n'impinduka zishobora kuba nubwo byaba ari mu bihe bicuza umwijima. Iyi ni inkuru yo gucungurwa k'ubugingo bwabambiwe mu nzira y'iteka ryose. Reka dutangire. Bibiliya iduha detaye nkeya ku byerekeye ubuzima bw'ibisambo 2 byabambanwe na Yesu. Ivanjiri ntabwo yavuze byinshi ku buzima bw'abari abagabo babambwe iruhande rwa Yesu, aho umwe yari afite umutima wari wuzuye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'urugomo, wari waramenyereye gutwara ibintu bitari ibye, yari yarateje abo yasahuye ibyabo kunyura mu buzima bukakaye, ariko igihe kijimye nawe cyaje kumugeraho mu buryo budasanzwe. Hari undi muntu wa kabiri nawe wari igisambo, wari ubambwe ku musaraba azira ibikorwa bye yakoze. Yari yarigize icyigenge ndetse n'inkozi y'ibibi, ariko we yagaragaraga ko atandukanye na mugenzi we. Kuri uyu musozi hari ubuzima bw'abantu 2 bwari buri gupfira ku musaraba, buhura n'ingaruka z'ibyo bakoze. Bahuye na Yesu nawe abambwe ku musaraba ari hagati yabo, ari gusangira uburibwe nabo. Imyitwarire y'ibisambo n'amahitamo byabo byahishuye ukuri kwerekeye uko abantu bitwara imbere y'ingaruka z'ibyo bakoze, ndetse n'uko Imana yakira ukwihana k'umunyabyaha. Reka twimbike mu mateka y'aba bagabo 2 babambanwe na Yesu. Reka dusome muri Bibiliya, muri Luka igice cya 23 umurongo wa 32 na 33. Kandi bajyana na ba bandi 2 ngo babicane nawe. Nuko bageze ahitwa Nyabihanga, bamubamba nayo n'abo bagome, umwe iburyo undi ibumoso. Umwe muri bo yari igisambo cyihannye, yari yarabayeho mu buzima bwo gukora ibyaha, yiba ndetse anahohotera abandi mu bihe by'ahahise. Ibikorwa bye byamugaragaje nk'umuntu utagifite ibyiringiro mu gihe yabambwaga. Undi nawe yari inkozi y'ibibi, yakomeje gukora ibyaha, ndetse no mu gihe yabambwaga imyitwarire ye yari itandukanye n'iya mugenzi we, kuko we yahisemo gutonganya Yesu, yifatanije n'imbaga yari ihari kubabaza Yesu. Muri ako kanya igisambo cya kabiri cyagaragaraga nk'aho cyakomerewe ndetse cyanashaririwe n'igihe cyari kirimo. Ubuzima bw'aba 2 butwereka itandukaniro ry'ubuzima bw'abantu baba barasayishije n'uburyo ahahise hacu, iyo tutabasha kuhagenzura neza, hashobora kudusunikira mu gufatwa mu mutego wo guhora dukora no gutekereza ibintu byose mu buryo bubi. Reka dukomeze n'iyi nkuru yo muri Bibiliya iboneka mu Ivanjiri ya Luka igice cya 23 umurongo wa 39 kugeza 43. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, "Si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize." Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati, "No kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu we nta kibi yakoze." Nuko abwira Yesu ati, "Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe." Aramusubiza ati, "Ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo." Mu kwihana kw'igisambo ni igikorwa cyo kwicisha bugufi no kwihana. Cyahindukiriye Yesu kiramubwira ngo, "Uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe." Amagambo ye ahishura umutima umenetse no kwizera umukiza wari ubambwe iruhande rwe. Igisubizo cya Yesu cyari gitangaje. Yamusubije ko uwo munsi bari bubane muri paradizo. Ayo magambo ntabwo yahinduye iherezo ry'igisambo gusa, ahubwo anatwigisha ubuntu bukomeye bw'Imana.
Ikindi gisambo cyo cyakomeje inzira yacyo y'ubwihebe no gutuka Yesu. Ibyabaye kirya gihe bitwereka ingingo y'ingenzi mu mateka yo gucungurwa, ndetse bikanatwereka akamaro gakomeye k'amahitamo n'imyitwarire byacu mu kugerwaho n'ubuntu bwa Yesu, ndetse bikanahishura ubushobozi bukomeye bw'umusaraba mu guhindura umunyabyaha wihannye kubwo kwizera nubwo haba ari mu bihe bicuza umwijima. Ndetse unatwibutsa ko uko hahise hacu haba hameze kose, buri gihe hari ibyiringiro mu buntu bw'Imana n'amahirwe yo kubaho ubuzima bushya bugaragaza ukwera kw'imibereho yacu nyuma yo kwihana. Tugendeye ku mibereho ya cya gisambo cyihannye, tubona ko ibyaha, ubugome, urugomo umuntu yaba yarakoze ashobora gucungurwa kubwo kwizera, agasezeranirwa kubana na Yesu muri paradizo. Kubera ko kwihana kwa kiriya gisambo ku musaraba bigaragaza ko ubuntu bw'Imana nta gihe cyangwa imipaka bugira. Iyi nkuru itwibutsa ko tutari twakererwa gushaka Imana ngo ihindure ubuzima bwacu, bikanatwigisha akamaro k'amahitamo y'umuntu ku giti cye n'inshingano zacu ku mubano wacu n'Imana. Nubwo ibisambo byombi byari bifite amahirwe angana yo kwihana, ariko umwe we yahisemo kwigumira mu mwijima w'icuraburindi. Ubutumwa bukomeye buri muri aya mateka ni uko ubuntu bw'Imana buhora buhari, ariko nitwe tugomba kubwakirana umutima wicishije bugufi. Dukwiriye kumenya amakosa yacu tukanashaka imbabazi z'Imana. Iyi ni inkuru itwigisha uburyo dukwiriye kwakira ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu, ndetse no gufata ibindi byemezo byo kurushaho kutwegereza Imana. Ntabwo dukwiriye kwirengagiza ibyabaye kuri ibi bisambo, ahubwo ubuzima bwabo dushobora kubuvanamwo amasomo 5 y'ingenzi. Irya mbere, kwirinda kwicuza ahubwo ukihana. Nk'uko byagendekeye kiriya gisambo cyihannye, kwicisha bugufi no kumenya amakosa yacu bizarushaho kutwegereza ubuntu bw'Imana. Isomo rya kabiri, kwizera ubuntu bw'Imana. Dukwiriye kwizera ubuntu bw'Imana kuko iyi nkuru y'igisambo cyihannye itwereka ko ubuntu bw'Imana buhora buhari kuri buri muntu wese witeguye kubwakira. Isomo rya gatatu, amahitamo n'imyitwarire myiza. Imyitwarire ya cya gisambo cyanze kwihana yagaragaje ko atibuka ko amahitamo ye yari ingenzi cyane muri ibi bihe bikomeye byaherukaga ubuzima bwe. Tugomba gufata icyemezo gituma turushaho gukomeza kwegera ubuntu bw'Imana aho gufata icyemezo kidushyira kure y'Imana. Isomo rya kane ni ugufasha abandi. Nk'uko Yesu yabyerekanye ku musaraba afashe igisambo cyihannye, niko natwe dukwiriye gufasha abandi. Dushobora kuba ibikoresho bifasha abandi guhindura ubuzima bwabo. Isomo rya gatanu, gukomeza guhinduka. Iyi nkuru itwereka ko guhinduka kw'imibereho yacu ari urugendo rukomeza. Tugomba kubaho imibereho igaragaza kwizera kwacu no gukura kwacu mu buryo bwa mwuka. Nshuti bavandimwe, natwe dushobora kugira byinshi biza bishaka kudutandukanya n'Imana. Dukwiriye kwibuka inkuru y'igisambo cyihannye, natwe bikajya bidutera guhora twihana no kwirinda gukora amakosa, ahubwo tugafata ibyemezo birushaho kutwegereza ubuntu bw'Imana no gukorana nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze kureba iyi video. Kora subscribe kugira